Niko buretse gato nkubaze, uriya mugendana buri munsi aho ari hose mukaba muri kumwe, byinshi ukora akaba ari ubyisha inyuma, benshi bakanabafata nk'inshuti magara, ibyo koko muri inshuti? Mbona umupostinga gusa ari uko yarwaye, mu yindi minsi kuri status zagahoraho ibindi, amakomedizi cyangwa ibindi wadadownloadinze, ukabishyiraho utazi neza na ba nyirabyo, nyamara tugize ibyaga akaducika akava mu buzima. Imbuga nkoranyambaga zose ukoresha nka Instagram na WhatsApp, Facebook na TikTok ndetse hamwe n'izindi narondoye, zose zararaho amafoto ye menshi. Bamwe mu bagukurikirana cyane bakamumenya ari uko yapfuye. Ya mafoto yanyu ya kera warubitse, izo screenshot za chat mwagiranye, ufasha yigeze kuguha bwose, imigambi mwapanganaga y'ahazaza ndetse n'ibindi ukabona kubishyira hanze. Ya magambo meza yose utigeze umubwira, wari w'agaciro mu buzima bwanjye, wambereye umujyanama undutira abandi, ndagukundaga n'umutima wanjye wose, wari inshuti y'umumaro nahawe n'Imana, wari usobanuye byinshi kuri njye n'andi yose watinye kumubwira, wenda arari yishimiye ko agufite, ukabizuza ku mbuga nkoranyambaga, agasomwa n'abandi atagenewe, kandi watabasha no kuyumva ngo amukomeze. Sinaringamije kugukomeretsa, gusa nizere ko message yatambutse, tumenye kwereka urukundo inshuti zacu n'abandi bantu b'agaciro kuri twe igihe tukibafite, kuko ubuzima bugira yabwo. Nta wamenya uwo mwari kumwe ku mugoroba ushobora gucya atagihari. Murakoze, kora subscribe. Iki kiganiro cyitwa Ihurizo.